Ese wari uzi ko igihugu cya South Korea cyangwa se Korea y'Epfo aricyo gifite interineti yihuta cyane ku isi? Cyangwa se wari uzi ko aricyo gituruka mu bikoresho bya Samsung ndetse n'imodoka za Hyundai? Uyu munsi tugiye gusura South Korea cyangwa se Korea y'Epfo, turebe imico, ibiryo, ikoranabuhanga ndetse n'ibintu byinshi bitangaje. Uribaza uti ese ubundi Korea iherereye? Ubusanzwe Korea yose iherereye muri Aziya, mu burasirazuba bwa Aziya, aho n'ubundi dusanga iki gihugu tugiye kuvugaho South Korea cyangwa se Korea y'Epfo. Kandi umurwa mukuru wa South Korea akaba ari Seoul, umwe mu mijyi itangaje kandi ikomeye kandi ikeye ku isi. Ubundi bisanzwe Korea yari imwe, ariko nyuma y'intambara ya kabiri y'isi cyaje kwigabanyamo ibice bibiri, aribyo North Korea ndetse na South Korea, ari nayo tugiye kuvugaho uno munsi. Aho mu mwaka w'1950 habaye intambara ya South Korea na North Korea ikomeye, yasize amateka akomeye cyane atazigera yibagirana. Ikindi kintu wamenya kuri Korea ni ubukungu bwa Korea, akaba aribwo tugiye kuvugaho akantu gatoya tugahita twikomereza. Nubwo iki gihugu gifite ubutaka butoya, ariko kiri mu bihugu bikize cyane ku isi. Aha niho hakomoka ibigo nka Samsung, LG, Hyundai ndetse na Kia. Twihuse gato reka tunyarukire ku ikoranabuhanga dusanga muri Korea y'Amajyepfo cyangwa se South Korea. Korea y'Epfo cyangwa se South Korea ni kimwe mu bihugu bifite interineti yihuta cyane ku isi, ku buryo abaturage bakoresha interineti ubuzima bwabo bwa buri munsi igenda neza kandi yihuta cyane. Ikindi wamenya kandi nuko abakerarugendo basura Seoul Tower cyangwa se umujyi wa Seoul ariwo murwa mukuru wa Korea, ndetse n'umujyi wa Gyeonggi Palace, hejuru bakongera bagasura Jeju Island n'ahandi henshi. Kandi muri Korea baziho kurya indyo zitandukanye kandi zifite intungamubiri, harimo ubwoko bw'ibiryo nka kimchi, bibimbap, bulgogi na Korea BBQ. Ubundi mu busanzwe dusanzwe tuzi ko habaho hip hop, hakabaho rock n'ayandi moko menshi y'indirimbo ku bahanzi bagiye batandukanye, ariko muri Korea ho turasanga umuziki bita K-pop. Muri South Korea turasanga umuziki bita K-pop. Itsinda rya BTS na Blackpink ryatumye umuziki wa hip hop cyangwa se K-pop ukundwa ku isi yose. Filimi nka Parasite na Squid Game zatumye South Korea irushaho kumenyekana cyane. Abaturage baho kandi bakunda gukora cyane kandi bakanubaha igihe cyabo. Ikintu gitangaje kuri Korea y'Epfo rero ni uko nubwo iki gihugu ari gitoya, gifite ibintu bitangaje byinshi cyane ku isi tutari twanabona. Iyo wakunze iyi video wazambwira gukora part 2 yayo, nkakubwira ibintu byinshi bitangaje bitagaragaye muri iyi video. Ese wowe ni iki cyagutangaje kuri South Korea? Andika igitekerezo cyawe muri comment, kandi wibuke liking ino video, sharing na bagenzi bawe, ugakora subscribe kuko niyo mpano ya mbere ibikenewe hano kuri iyi channel, ugafungura n'akazogera kugira ntihagire video nimwe izongera kugucika. Mwari kumwe na Kanyagwa Comedy, murakoze cyane, ndabakunda cyane.